viens ici. Non, 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 ya. Voilà ça. Bon. ما جبت. إيه. فرش. فرش نيبي. إيه. kamu bas. Ukumba ikintu kinguki temyamuhamagara urumva ari cyo cy'ingenzi. Cy'ingenzi ni iki? Oya, wowe nyine bari kumubwira, sibyo? Aho manzi nsoze no mu ntoki. Wagira ngo uri kazungu. Kazungu waje? Kazungu uba mu ntuze hariya mu majyepfo. Ari Musanze, ari mu majyepfo. Mu majyepfo se Musanze ntabwo bizi. Rero reka nkubwire ikintu gitumye nanaguhamagara. Nagira ngo ndangira akazi. Soba mano muri za quartier. Ndangira akazi. Niba ari ahantu umuntu yaba akeneye umukozi wo mu rugo. Buriya nurutse mu cyaro ari ikintu kinzanye. Waje i Kigali ushaka akazi se? Ndashaka akazi. Akazi ntabwo wapfa kukabura kabisa. Ntabwo ndapfa kukabura. Ubundi ni wowe wanjye baba we. Ugusa nk'akazungu. Oya nta kazungu. None se umva ntabwo ari sawa. Inzara kubura akazi utananurutse. Yagenda ijoro ryose. Uhagaze ute nyine mu mufuka nese komisiyo nyine? Mu mufuka. Ndetse nahagarara mu mufuka hari n'imyenda. Uje nibwo ugeze i Kigali? Ndi nk'ubu ko narutse mu majyepfo Musanze. Reka tubyoroshye. Shaka nayo oya 15 nayo wabo ndi. Oya nayo ubwo nimba ntayo kagendere ntari. Amafaranga n'amafaranga aragana ikibazo. None se nyine ufite ikibazo nuko ndangira akazi. Oya akazi kandi uzakuga. Warugiye. Ndi gutembera muri quartier yawe ngiye kuyibana. Ona bahita tugenda. Tugenda cyane twiruka. Zamura. Amafaranga yanjye. Ndabona nta gahunda reka niba. Ngaya kiri. Nayo yonyine nari mfite mu mufuka. Aya dufite. Ahubwo kuyajyanye yose ushaka akazi sinyagusubiza. Oya ngamakazi. Twagiye uriva wicara. Ushaka akazi ngo kameze gute? Nyine nshaka akazi ko mu rugo. Mbona yabika nkaho utayasubiza. Kandi urabona ijana wenda yagusubiza gute? Ijana igiceri ntago nabyemera ari igiceri. Ibihumbi ijana. Aho ndabyumvisha neza. Wanze mpahe hano imbere kuri boutique. Nze tujyane mu rugo guteka. Hari umutaka wa MTN. Hari umutaka wa MTN. Tujyane mu rugo duteke mugaburire undi mushira. Ungaburire. Urateka agafiriti. Mura oya nagatoki niko karoni kugira ngo. Agatoki niko muye mu cyaro mu nze. Gumaho ntagira ahantu ujya. Ndabamureba ntacyo mbaze nakuri kuyatwara. Sawa. Ndaje. Oya ntacyo mbaze kabisa. Sawa. Mbonye akazi ndagaswiye. Mbonye akazi. Aguze na telefone. Na telefone naguze. Ndamubwira ngo ndabona mbonye akazi. Ariko ntacyo mbaze. Kurindira ndagaswa. Mbonye akazi. Watunga abana Monday to Sunday. Usi amasa icyo marashize ngegera natwe ngiye guha abantu bahira mweza ko masanga. Ndahagusanga ndagasa.
ajya mu nzu namuhanyina namuhanyina mumutware sha mumutware kanyemuye amafaranga none mabuja amakuru se ni meza umeze neza ariko wimbana ndi kwivugisha rero buriya sibyo baramunya n'ingegera iraje nyaka amafaranga ngo ngagiye kundangira akazi k'ibihumbi 100 urumva kumbe babaze nahuye nabyo kandi nurutse mu majyepfo hari Musanze niko nurutse kandi umuntu arambwira ngo agiye hano kuri butike ngagiye kugura ngo sinzi ibintu ngagiye guhanga igiteke n'amakaroni urumva muhereze 15,000 ngarandagira akazi none cyane mubona zamukora amanya ababyeyi cyabo mwihorere none se mva nkubaza uwo muntu wakwatse amafaranga uramuzi ntawe hari kikintu uri gushaka akazi k'ikizi akazi ko mu rugo akazi ko mu rugo usuzi gukora imirimo hoya inda kumese byose ndabizi sobona n'uburyo mbatse mba nameshe n'munazitse neza byose izo bona ngo tugende mu rugo nabi ibindi urabimbwiye yego ubona ko mabara munene wo wajya kabisa ariko mana yawe mabara rero nuko ngona kubwira ko rumva muye n'ingegera ara ku mahanda ngengenya kamafaranga yanjye 15,000 yose uramuha amaye mbese n'ubwa mbere ugeze i Kigali ubwa mbere kubona inyama y'igiri i Kigali ndega moto igitsano nga ari angabahita ngute ni mumotari tujyana aho ushaka arahajyana wowe yamugogo abanyatse 2,500 aramuhereza amuye nyabugogo mwepfa mbese amafaranga uri tutayakuye amafaranga nari mfite nagurishije ikimasa nyine mu nyogokuru yari amazi none mu wakigurishije angahe $30 none 15 barabitwaye andi 15 mabona nimba n'ingegera yantu mwayo amafaranga yari yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro n'ikobo ibyo ngibyo okay umva rero nkubwire nisaga nakazungusha kazungu wese kandi kazungu duturanye hariya Musanze hariya mu majyepfo se wanyine Musanze hariya mu majyepfo umva rero nkubwire ukuntu akazi hano kameze ukuntu gakora mu gitondo uzabyuka uteke icyayi n'urusoza utegure ku meza ubundi icyayi ciki cy'amata ko muri abakire uzi guteka se ubundi ndabizi byose n'ifiriti ndabizi n'ifiriti urabizi n'inyama byose ndabizi n'amakaroni byose uzi kubiteka byose nta na kimwe nazi mu gitondo uzabyuka utegure icyayi hanyuma Kigali ko muri n'imigati ceka sunyumva abanyamagambo hanyuma ukora isuku nusoza gukora isuku ukorope uhanagura ibintu byose woze n'amasahani zaba twaririye amasahani ariraho iki ibiryo ngaho komeza arasa ku ntego dutangira akazi ufite amagambo menshi bitabyawe awe rero ukangu utangiye kuzanamo amagambo menshi nyumva ndi kukumva saa sita zuzuye saa sita uzajya uterekaho inkono y'ibyo kurya nuhisha ugaburire urye niba muhaye n'abana n'umusoza muryame turyame nta musaza uryama ngo kuryama umva sogokuru we muryame nusoza saa ndende no kubyaye se sorry na nembo yo kuri mabo komeze umbye saa 12 saa 12 ujye gutegura iby'umugoroba yuhe nari naryamye ibyo bintu byose ugomba kubikora neza ku murongo reka mukubwira uburyo wabikwe sibyo saa 12 zuzuye kubyuka mugira gazi cyangwa imbabura mugira gazi ndakuyiteka hose wapi mugira gazi ndayiteka icyayi cy'amata
ngoropa inzu noza amasahane nkora amasuku ntabwo ari ugukoropa nkora amasuku impamvu gukoropa ntabirimo harimo gukora amasuku gukora amasuku noneho saa 12 nkahita ndyama nako nabanza ndya kilo cy'umuceri ni ukugiteka njyewe n'abana nkarya inoso irobo abana bakarya igisigaye bo sako numva ufite inzara nyinshi bitewe ko nta gikoma uvuze ujye ugiteka nta kibazo njye ngiteka ifurari n'agasukari kenshi cyane noneho iwanyu waryaga nubwo nahaga ntabwo wahagaga ntabwo nahagaga aho ngaho nkajyama ujya uteka ibyo kurya byinshi ntugacura abana ubundi uburyo mbatse neza umva ibindi bisigaye nizeye ko nakubwiye ko gahunda za hano uko zikora aha ndabona hasa na koropa njya kubaza amakoropa biravuga cyane hano bamaguru umwese amabara yiteye neza kamana